Koreka mbanze ngusuhuze ndetse nkwereze n'ikaze reka by'umwihariko mpere mu nkuru iri kuvugirwa hano mu Rwanda ndetse n'inkuru mbi rwose ndaza kukubwira ko rwose umugabo yifashe akajya mu bantu agatemagura nk'aho ari gutema ibiti cyangwa se ari gutema ibintu bigiye bitandukanye cyangwa se ari gutema ibisimba. Nakubwira ko rwose umugabo atemye abantu bagera muri 15 aka kanya, ariko ni ibibazo ntabwo byoroshye. Ndaza no kukubwira mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nkubwira amakuru ari kuvugirwa muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse nkubwire intambara iri kuberayo. By'umwihariko ndaza kwibanda ku mirongo y'imbere ku rugamba rwo guhuza umutwe wa 23 ndetse n'abandi bagiye batandukanye bari kurwana ku ruhande rwa FARDC. Ibyo ngusaba ni kimwe n'ukanda subscribe, ugafungura inzogera, ukanda like zikazamuka, warangiza ukandika muri comment kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. By'umwihariko reka mpere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nkomeza mbangura nzamuka no mu gihugu cy'u Rwanda. Nkubwire iby'uyu mugabo ukoze amahano ndetse ko uyu mugabo rwose ngo dore ko yari yivuganye n'umupolisi waruje kumufata. Uyu mugabo rero akoze amahano adakoreka hano mu Rwanda. Rwose ni ibintu bibabaje ndetse n'ibintu rwose umukuru w'igihugu yimanukiye hano mu karere ka Gasabo, umurenge wanditse nabutse n'umurenge waki umurenge naka twikomereze. Ndagira nkubwire ko by'umwihariko uyu mugabo akoze amahano akomeye, dore ko rwose ngo yivuganye abagabo 10, babiri ngo bari bafitanye ikibazo, abandi baza baje gukiza, niko kugenda bose abanyuzamo imihoro. Kuri abo ngubu rwose abo bagabo bari hasi ndetse bitabye Imana. Reka mpere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mpere by'umwihariko ku mirongo y'urugamba, ku rugamba rwo guhuza inyeshyamba za 23 ndetse n'abasirikari ba FARDC, abazalendo ndetse n'abasirikari b'abarundi FDLR n'abandi basirikari bagiye batandukanye bafatanyije kurwanya uyu mutwe wa 23. Naza kukubwira ko uyu mutwe wa 23 wakoresheje imbaraga zihambaye, dore ko ari umutwe maze kugenda wigaragaza cyangwa se wigarurira uduce tumwe tugiye dutandukanye muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nakubwira ko kuri ubu ku rugamba abasirikari benshi bagaragaye bimena muri izi saha z'isa 12 mu masaha ari inyuma rwose atambutse. Aba basirikari bagaragaye hari by'umwihariko bajya by'umwihariko hari Bukavu rwose, niho abo basirikari ba 23 bagaragaye bajya, ndetse n'abasirikari benshi ndetse n'intwaro ndetse bitwaje n'ibyo kurya nk'aho bagiye kuhakambika. Hano muri Uvira naho na ahantu haturikiye amasasu, dore ko abasirikare ba 23 bakomeje kugerageza kuhakomanga, ariko abarundi bakomeza kugenda baba ibamba. Ariko ndaza kukubwira ko iri joro buraza gucya rwose izi nyeshyamba za 23 zimaze kwigarura Uvira, dore ko abarundi bakomeze kwigenza ko batazigera bava muri aka gace ka Uvira. Ariko ndaza kukubwira ko icyitwa umusirikare wese wa 23 afokasinze hano kuri Uvira, dore ko bamaze no kuba batangaza amagambo akomeye bavuga bati Evariste Ndayishimiye ukomeje kugenda utubuza umutekano mu gihugu cyacu. Twebwe turi abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi turaharanira kwishyira kwizana kwa muntu. Ni nayo mpamvu rero utagomba kwivanga mu bibazo byacu biri kubera mu gihugu cyacu, dore ko ari umwana, dore ko bose ni nk'umwana na papa bari kurwanira mu rugo rumwe, bose n'abantu bahuje amaraso ndetse ni nabo bamwibyariye. Ariko umutwe wa 23 ugaragaza uburyo ari abaturage b'abakongomani ndetse ko rwose banze leta y'Kinshasa ikomeza kugenda bayoborana igitugu, dore ko bakomeza benshi bagira bavuga yuko batazigira barambika imbunda hasi mu gihe Antoine Felix Tshisekedi Kilombo atemeye ibiganiro. Nakubwira ko rero izi nyeshyamba za 23 zamaze kwegereza igikoresho hano muri Bukavu, ariko by'umwihariko zikatira hariya za Uvira ni amasasu yongeye kumvikana iri joro, ndetse rwose navuga ko ku ruhande rwa FARDC abasirikare b'abakongomani bagera ku bihumbi 3 navuga ko bamaze kuba bakwitaba Imana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bivuganwe n'uyu mutwe wa 23. Ni mu minsi yagaragaye bano basirikari ba M23 bababaye cyane
kubera indege yabo yari imaze guhanurwa n'abo basirikare barwana ku ruhande rwa FARDC. Nakubwira ko igihugu cy'Ububiligi nyuma yo kugera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze kubona ibintu bitandukanye, ndetse uko barebera intambara hanze iyo wigereye kuri tele biba ibindi. Nakubwira ko nanone umusirikare umwe w'Umubiligi nawe amaze kuba yajya hasi tayari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Navuga ko urugamba rutangiye. Nyamuneka ninkubwira intambara iri kuhabera ntubigire imikino cyangwa se ngo wumve ko ari amakabya nkuru. Nyamuneka intambara ni intambara, kandi abapfa bakomeje gupfa, abakira bakomeje gukira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndakwibutsa ko ugomba gukanda subscribe, ugafungura inzogera, ugakanda like kugira ngo ibiganiro n'amakuru tujya tubahereza mujye muhita mwakira notification. Urakoze cyane.